twongeye kubaha ikaze inshuti mukunzi tubana kuri channel yacu. Channel icaho ibiganiro by'ubuzima, icaho ubuvugizi muri rusange. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kiganiro cyiza cyane kuko tugiye kurebera hamwe ibibazo byugarije isi byerekeranye cyane n'abakobwa bavuga ngo babuze abagabo. Si ibi bintu koko nibyo? Rero hari umuti ukiza icyo kibazo. Nk'uko Rusekera yabibabwiye ati ikiganiro gikurikira azabibabwira. Uyu ni wo mwanya rero kugira ngo abibabwire. Namuhaye ikaze, namutumiye, reka atangire abasuhuze ubundi duhite dukomezanya n'ikiganiro. Muhaye ikaze, ni karibu. Murakoze cyane abadukurikira Kamiri TV show, n'abakunzi bacu abari mu mahanga, abari mu Burayi mwese, Uganda, mu Burundi, Kenya, baba muri Amerika. Nabizi mukunda kunkurikira cyane, mukambaza ibibazo byinshi cyane. Uyu munsi mbazaniye umuti w'abakobwa bagumiwe, umuti ukunda kuboneka cyane muwunyuraho ntabwo muzi. Uyu mugande witwa akerura mu kigande, ariko mu Kinyarwanda nanjye sinzi uko witwa. Ukunda kuba hafi n'ibishanga mu mazi. Uyu muti niwo ukunda gukuraho ibintu muvuga ngo ni imikasiro y'abakobwa babuze abagabo, ukaba iwanyu mu rugo ukabura umugabo, bagukundaho biruka, ukakundana n'uyu, yamara kukubona ibintu byawe mwabikoze agasota akagenda nasubiremo kuvugisha. Utuma uyu muti ukora n'akandi kazi ku muntu yabuze akazi. Niba nta kazi ufite ukaba aho ngaho uhangayitse, ubukene buri kanya ukarira ubukene, nta kazi ngira, washakisha wajya kwaka akazi bakanga, umuti wo kubona akazi ugomba kuza hano hari n'indi miti tukuvangiramo, ariko ntabwo ukikubuza gufata ibi byasi nkuzaniye. Ukaba ukundwa n'abantu, ukaba abagabo bagukunda, ukahitamo umwe ukavuga ati uyu nguyu niwe nkeneye, tubane, mugakundana, mukajya gusezerana, byose bikajya mu nzira. Uyu muti ndimo ndabibereka, ndabafasha imiti. Uratwemerera uvuge cyane babashe kukumva? Imiti ni ubuntu. Iyo mumbonye aha ngaha nje kubahereza iyi miti mba mbazaniye imiti y'ubuntu. Abavuzi ntibazabesokoroke kubatwara amafaranga yanyu, ariko nawe ibi byasi byitegereze neza, ushobora kubyikorera. Iki ni icyasi nkizi mu kigande cyitwa akerura. Akakerura ugiye kuvangira, urakavanga n'iki kibaba cy'itunda. Itunda urarifata ukakuramo, ariko mbere na mbere ugomba kwitonda igihe ugiye gukora iyi miti. Iyi miti yikore igihe utari mu mihango. Iyi miti jyayo kuyikora igihe utavuye mu busambanyi ku bagabo. Ntabwo bizakora igihe umaze gusambana n'umugabo. Ubusambanyi ni ikintu kibi. Hari ikintu kibi cyihishe mu busambanyi. Ntaza kuza mbonye umwanya mbasobanurire ikintu kiri inside cyihishe mu busambanyi. Harimo ikintu cyihishe ku buryo n'amadini n'abaroma, Kiliziya Gatolika, n'abaroma barakibonye, n'idini ya Isilamu yarakibonye, n'abagande barakibonye, ku buryo umugande iyo agiye mu busambanyi ku rundi ruhande, yagarutse mu rugo ntago yinjira mu nzu atabanje gukaraba umuti umukuraho cya kibamba cy'ubusambanyi. Ubusambanyi mu bwitondere, ntugende gukora iyi miti uvuye mu busambanyi, ntugende gukora imiti uri mu mihango. Iyi miti ndayibereka, ni ubuntu abakurikira Kamiri TV show muyimenye, ku buryo igihe ushobora kuba uri umukobwa iwanyu mu rugo murakenye, n'amafaranga ufite yo kwishyura abavuzi bamwe babahereza ibintu bitari byo. Bino ibintu ugomba kumenya kubyikorera. Ni umuti, ni ubuntu. Ugafata iri ni itunda, n'ibabi ry'itunda, urarifata ukavanga n'aka gati. Aka kasi kitwa akambura, kakunda kumera ahantu mu bishanga n'ahandi heza, karaboneka. Iyi miti ndimo kubereka niyo miti. Mfite imiti myinshi cyane igera hafi nk'ibihumbi 20, ariko iyi miti yose
ibikunda kuboneka niyo mbereka hano vuba kugira ngo mwivure ku bwanyu vuba nimuzasubiremo. Abakobwa bakunda kumbwira twabuze umugabo, abagabo baraza akankunda tugakundana akaryoshya, narangiza nkamubura akajya ku wundi akankweba. Uyu muti muwufate ushira mu ibase ukabivuguta ugakaraba, cyangwa se ugafata ifu y'iki ukagisekura, ugafata n'iyifu y'itunda, amababi y'itunda ukavanga, ukazajya ukaraba buri munsi. Wajya muri izi nshuti zawe zose zitangira kukubona uri umukobwa mwiza. Niba umuhungu yagukunze mukumvikana, ntabwo kimubuza kukusaba iwanyu kukurongora. Abakobwa bagumiwe, umuti ndawubahaye, ni ubuntu. Abadashoboye kubikora mwaduhamagara ku nomero zacu mukatwegera tukabaha iyi miti, ukagenda ukabona urugo. Urugo nta muntu adakeneye kwerekana umusore ababyeyi, ariko umubyeyi nawe yarakubyaye akakugaburira akakurera ugakura akakwigisha amashuri bikarangira ugeze mu myaka 50. Ibyo bintu birababaza cyane. Nta mugabo ufite umubyeyi wawe ntabwo yigeze abona ibintu bikupuyemo byiza nk'umukobwa wenda ababyeyi nawe akishima akavuga ati narabyaye. Mwirwaneho ni ukwirwanaho, ni intambara y'abagabo. Hari abagabo babambuzi babakwabuzi rwose i Bugande, ibyo byitwa ubukwabure. Kwa kundi kukwabura, gukundaho umukobwa akiruka akajya ku wundi, nawe byarangiza akakiruka akagenda. Abakobwa rero niba ibi bintu bikunaniye twegere tubigukorere. Niba ushoboye, ni ibintu byoroshye cyane. Kana kantu mwitegereze, iki ni itunda, ni ibibabi by'itunda. Ukabifata ugakuramo ifu, byombi ugateranya, biraboneka cyane ahantu hose biba bihari bini byasi. Ukabitunganya ugakaraba buri munsi. Bini byasi ntabwo ushobora kumara ibyumweru 2 utarabona umugabo. Mukagenda wowe gihe ushimye umugabo, ariko mwitonde cyane kubera ko ushobora gutangira guteretwa n'abagabo bamwe bameze nk'ingegera, cyangwa se abasore baba nkwaro mugi bameze nk'ibirara. Ni ukuvuga ngo nawe ugomba guteranya ukagira ubwenge ukavuga ati uyu mugabo arimo kuntereta, cyangwa se umusore bihagaze gute iwe mu rugo. Nawe ukagira ubwenge bwawe. Niba abagabo ubonye nka 20 cyangwa 10 ukuramo umugabo mukavuga ati uyu mugabo niwe ngomba gusezerana nawe. Igihe mumaze kubona umugabo akakwemera akagenda iwanyu akavuga akabyemera byose mugiye kubikora, mugiye mu masezerano, ugomba nawe niba wumva uramukunda kugiyemo, ugomba gufata hari undi muti ukatwegera ukatubwira ati njyewe nabonye umugabo, imiti yanyu mwavuze kuri Kamiri TV show, nabonye umugabo wanjye, ndashaka iyindi miti ituma duhuza. Kubera ko hakunze kuvuka ikibazo, abantu twese dukunda kuhurira mu nzira, umugabo ukagenda cyangwa se umukobwa ukagenda ugahurana n'umuhungu cyangwa se n'umugabo mu nzira mutahuze uburere. Uburere ni ibibazo. Hari abantu baba babuze uburere kuva mu ngo zabo, barerewe ahantu habi. Kugira ngo umuhindure hano, nawe ugomba kugaruka ukatutelefona ukatubwira ati imiti yanyu yarankoreye, nabonye umugabo, rero ndashaka umugabo, mumuhindure mumushyire ku murongo. Tuhita tukuhereza umuti ubahuza, uva ku bintu byinshi bya cyakara ajyamo akaba umugabo wawe. Urabizi abakobwa njyewe ndi inyuma yanyu. No kuvuga ngo mugomba kuyobora umugabo wawe, ukamuyobora akaba mu rugo, nasubiremo genda mu bandi bakobwa kuzenguruka. Numva iyi mico akayireka, mukahuza mukabyara mugasezerana, akagushira ku mitungo ye n'inzu zose agashira. Hari igihe ushobora kujya gusezerana, kenshi bikunda kuboneka cyane. Ushobora guhurana n'umugabo cyangwa se umuhungu akubwira ati tugiye gusezerana, ariko mwajya mu gusezerana, ibyo nigeze kubibona Nyakabanda, umukobwa agiye gusezerana n'umuhungu, umukobwa agiye gusezerana n'umugabo, inyuma yaho umugabo ngo mvangura mutungo, bya bindi byo kuvanga umutungo,
umugabo akabyanga. Urumva icyo ni ikibazo gikomeye. Kugira ngo agushyiremo icyizere ugomba kuza mbere tukaguhereza umuti wo kubahuza, akakwandika neza, akakwizera, mukavanga n'ibintu byose akabikwandikaho, ukaba umugore wo mu rugo. Murakoze. Kamiri TV show, imiti mwayibonye, igisigaye ni mwebwe kwirwanaho. Imiti ni ubuntu. urakoze cyane, nta byinshi mvuga. Imana ikomeze ikongerere ubumenyi. Nawe mukobwa wadukurikiye, cyangwa se mudamu, cyangwa se nawe musore, ushobora gusharinga ku nshuti zawe zikagira abo ziha iki kiganiro, hakagira benshi barokoka, kubera ko muri ino minsi hari ikibazo cy'abakobwa nakwita ngo bagumiwe. Ubwo rero uyu ni umuti wo kugira ngo bafashe mubashe kugira ingo zanyu kandi zihamye kandi zifatika. Turabakunda rero, mwe mwabanye natwe kuva ikiganiro gitangiye kikaba kigeze ku musozo. Mukomeze mudushyigikire, mukora like, mukora share, mukora commentaire bitewe n'icyo wifuza kutubaza. Ubundi Imana ikomeze kukurinda. Njye twabanaga ni njyewe Kamire Dalila, naho ubutaha ndabakunda. Ciao.